Sheri karame umeze ute? meze neza. Sha nanjye nagenze urugendo rurerure ariko mutekereza Abiri kugaragara warushye Ntarushye. ndagukanda ndashyushye tuzi gukanda. ntacyo cyo mukunda ndabicara ni nacyo gituma burana nakuhise mu bandi bagore bose. Ibi byose nanjye ndishimye. Ndagukunda burana uko utabizi uretse ko utabimenya ko mukunda. Nanjye ndagukunda. Hasi ukeneye iki hano mu rugo? Aha muri uru rugo urabona nta mukozi tugifite, ndiko ndakoropa noneho ibyobo ubona ko hari ibyo birimo kandi umugore usibye ntabwo nkwiye kuba najya muri ibyo byombo n'akazi mfite. umwana atagira Ikindi wibagiwe Ikindi urabona umunyeshuri wacu akeneye kuba yajya kwiga. Ndumva mu byifuzo byanjye twamujyana nko ku kiriya kigo hariya kuri aperi. kiriya kigo ni cyiza njya mbona hari abana biga mbese bagira amasuku n'ahantu usanga hari n'inzu nziza amahumbezi meza. Niyo mpamvu nanjye nashoboye kuba nahahitamo. Uri kumva se nawe ubyemeye? Reka buriya ndakwemera mu bintu byose nkunda ko tujya inama tukayuzuzanya. Buriya reka nicyo mukundira buriya iyo turi kwiga ku kibazo cy'urugo rwacu numva bitunejeje. Tugomba kukigaho twese twembi ishimwe. Nta kibazo pe. None se sheri ukumva umukozi ushobora kumumbonera? Abakozi barahari pe, ndaje mushake umukobwa mwiza ukiri mutoya ufite imbaraga uzajya utigiza. Shaka umukozi ufite isuku, ugira isuku, ntabwo kudufatira ibintu nabi. Urabona ariya meza yacu uzajya uyategura ku buryo umushyitsi azajya azamo akabona ko hari umuntu ugira isuku. Ibyo byihorere ndabishoboye. Ndaje ariya madongo akeneye isuku. Mbese urabona kuko nyine dukeneye ibintu by'isuku muri runo rugo. Igihe tugezemo nicyo kugira isuku ihagije. Nibyo kandi ngiye no mu kazi umaze kumbwira ko umwana azajya kwiga utegura. Rero ndaje nyitegurira, hari amafaranga bashaka kuzamemba muri iyi minsi, dutegure tumwohereze kujya kwiga. Reka njye mu kazi cyangwa niba umukozi uzaba cyane kansige muhoye ariko nubwo ngiye numva umukozi udashaka ariko akazi kakaba karuhije nyine ntabwo. Sheri karame uyiriwe umeze neza sheri wanjye. Muraho yabwiye sha nananiwe mwe ntakomeze dore umukozi muzaniye cyagerega buriya warambwiye numva icyifuzo cyane cyiza. None aka kanya namwumvikanye n'umukobwa ashaka akazi numva nifuje yuko namukuzanira. Ni mwiza suhuza mabuja we nyokobuja. Ngaho y'umukobwa uruwahe ntabwo ndubakure ngo ku murembe yitwa kandi tamuhawe n'Imana. Icara wicaye hariya. None se mukobwa ushoboye akazi ko mu rugo usanzwe ugakora? Akazi ndagashoboye kose nakimwe. Uzi gukora salade? Nta na kimwe nashoboye, byose ndabizi. Akazi ko mu rugo nako menyereye cyane nkakora. Ubwo rero nimba ushoboye akazi ukaba ugiye kugashoboye ku rugo ugiye gutangira akazi. Nzajya nguhera 15,000 ku kwezi. Mabo ndikumva ari na menshi rwose no kurakoze. Urakoze uzampa umushahara utubutse nanjye ndagushimisha. Nawe ugerageze mu kazi witware neza kandi utazantwarira n'umugabo. Oya njya gukora akazi ntabwo nje gushaka umugabo. Abandi baza bajya kwirebera. Ndabazereka abantu abakobwa bo hanze aha. Abakobwa bahanze baza ngo ni mu kazi kandi iyo ashaka na sheri wanjye urumva asa kuntwaye ntababara. ntabwo ibyo mbijyamo ngewe. Nitware neza nk'umukobwa. Shira umutima hamwe mabuja rwose, akazi nzagakora neza nta kibazo. Nzagushimisha nzakora uko ushoboye kose. Saba rero tugende mwereka akazi uzagikora.
rero mwana wanjye rero akumva neza papa yose ubu ngubu ugiye ku ishuri amasomo meza usirinde muri byose rwose nkubwiza ukuri kwiga ni ingirakamaro niyo mpamvu rwose turaguherekeje uzagira amasomo meza dore na mama wawe rwose reka tuguherekeze ujye ku ishuri tuzajya tuguhamagara kuri telefone tumenye ukuntu umeze mbese inomero z'ushinzwe ikigo urazifite uko byagenda kose ugeze urazibona kandi mu buryo babyumva ntabwo nzabatenguha nzagerageza kwitwara neza sawa rero mu nzira yerekeje usigaye uzagira urugendo rwiza ndebera wa mukozi umugabo nta mukozi umukubuze hasi nta kunama wagira ngo nta mugongo agira niko ye mukobwa wacitse umugongo gerageza kunama ukubure uwunama reba imyanda isize ahiye ubwo si byo ni ibintu by'umuntu w'umukobwa uyu mukobwa uyu mugabo yamukwiye hehe urahaje abagora bita umuntu ntabwo ashobora kuwufata neza ngo ukubure ibintu ntabwo ndagerageza rwose umukobwa ntabwo ngasa ntabwo utashoboye no gukura gerageza wisubire ntabwo ndisubira nawe bameye imyanda yose isize aha reka amasubire ntabwo makubure rwose nta kibazo kubura urekera aho ngaho ujye no mu bindi oza ibyo byumva no gushyira amajyungu twabigiye kumunanira n'amatasu twabigiye kumunanira nk'uyu muntu iyo umuntu ari koza ahera kuki iyo umuntu ari koza ahera kuki ntabwo sibyo koza iyo umuntu ari koza ahera kuki hera ku matasi ukurikizeho amajyungu action uyu mukobwa ni uwaheye n'ubundi narabivuze abanyacyaro yanshakiye umukozi wo mu cyaro pe iyo umuntu ari koza ahera kuki jya uhera ku matasi ukurikizeho ibikombe bisanzwe iyo ni iki cy'uhereye hera ku matasi sidongo mabo akoze idongo kubera ko yumvishe mbivuze wigeze ubona aho umuntu yogesha intoki akogesha intoki guta nta n'icyangwe ati cyangwe vuba uyu mukozi ushatse wandekera n'akazi ukambira mu kazi ke ukambira mu kazi kuko ndi kubona ntabyo ushoboye umbeshe gusanzwe ukora akazi reba hano yewe mukobwa ntabwo wambeshe gusanzwe ukora akazi wigeze ubona aho umuntu yogesha intoki ndagerageza rwose nibwo ndi gukoresha intoki ariko rwose ndi kuyakesha amasahani n'agasabune ariko nabona agasabune mwamazi ntabwo mwambaye agasabune hano hari ibikoresho ugomba kubifata neza isabune irahari fata isabune hariya fata isabune kuri ako kabati ko hejuru akazi ka mabuja guteka isabune akaba ariko nyangiye ntabwo gutya urabona none urwo rwaburamo isabune aho wahereye agasuzuguro abakobwa basuzugura gutyo uru rugo rwaburamo isabune koko wabuze isabune umuntu ngiye kubikora neza ndisubira nabonye agasabune ngiye kubikora neza nisubire yewe rero ndashaka uzi ushoboye kuryoha berekera aho ngaho ukomeza kunsuzugura berekera aho ngaho ndashaka uzabyoza witahe ko mpamvu nzagukorera iki kugira ngo wishime umukozi se mubanye neza warakoze kubona mu kazi gasanzwe ko mu rugo ari gukora neza nta kibazo sawa buriya
ndabyishimiye niba waramwakiye ukamwigisha imirimo iyo atarazi ndabyishimiye. Ndumva imirimo yarabaye mikeya, ntabwo ukibavunika barakubura gukoza ibyo wumva ukagira ute, buriya numvaga bimbabaje. Rwose ntabwo ntibikora, akazi kanjye neza gashoboye. Naho mu bijyanye n'uriya mukozi nabonye azi gukora na salade, urabona salade yari iteguwe n'ubundi wariye yayikoze, n'uyu mukozi yari yakoze. Rero kumva nta kintu namushinja, n'ibyo atazi ngenda mwigisha buhoro buhoro. Yereka aba ari umwana wo mu rugo. Nibyo. Muhawe n'ima. Karame. Bye. Biti. Hagarara hari. Rega buriya ndumva akazi kameze neza. Hari ikibazo wahuye nacyo? Nta kibazo mu kazi rwose. Cyabyo nibyo byiza buriya niba akazi kari kugenda neza. Hano wabonye atari umukobwa mwiza kandi umukobwa wiyubaha. Ni umukobwa umeze neza nta kibazo. Numva nanjye ntuje sheri wanjye rwose warakoze. Ahubwo kanze mubaze wakoze salade ye mukobwa. Nabikoze mawe. Niwe waramwishimiye. Teka n'umureti. Genda ujye mu kikono ujye ku. Nabikoze banyakuba. Sawa. Umwana wacu ndabona avuye ku ishuri. Bravo papa. Reka mukwebosha. Bravo papa. Amakuru. Nanjye mbavuye ku ishuri. Nari mumeze neza ari papa. Mama umeze ute? Muraho murakomeye. Nanjye mvuye ku ishuri. Good afternoon. How are you? I'm fine, thank you. Thank you, mommy. Thank you. None se mama. Nari mumeze ute? Turambe nta kibazo, ariko ikibazo cy'izuba dufite. Ubundi buzima bwo twari turaho nta kibazo kwezi. Amasomo yabona ameze nabi. Kose no wakwakira umwana iki gigapuka bukizanye hano. Aba mukozi sinzi yaba yati. Naba ni mukozi. Ufite umukozi. Meruka nta mukozi uhari. None mabu. Naba ni mukozi. Ubuki wakiriye. Akira bika kino gikapu mukubaganye ibikoresho. Uretse nabwo. Action. Bika kino gikapu cy'uyu mwana ariko ntushobore kuba wakubaganya ibikoresho bye birimo. Ikigamandere. Ni umukozi twazanye. Yimbo. Abona ari byiza. Papa, waruhuye mama none. Action. Musoza. Papa. Karame nari bindabona ari byiza ubwo mwazanye umukozi mama ubu yaruhutse imirimo yo mu gikoni koza ibyombo waramukoreye cyane. Ahubwo kanje kureba uburyo akora amasuku nabonye ari umukobwa mwiza. Genda urebe mama wawe yaramwishimiye njye kureba umukozi. Umuhungu wacu uramubona uburyo ameze. Yamaze gukora amashuri ubwenge. Numvisha zicyongereza zamutangira amafaranga. Numvisha nawe uki? Nanjye nizaho gake. Ariko noneho umuhungu wagiye numvisha ntakarusha. Nanjye ni papa. Imfura ya hano. Naragiye ku ishuri maze iminsi ku ishuri. Nagiye nta mukozi uri hano wari uri hano yarananiranye baramwirukana. None ndabona waraje. Iyo mukobwa ibyo bintu uri kubyoza gute? Ugomba kogereza mu bikoresho bitatu kandi ukabanza amatasi. Ariko mama ndabona nta kibazo ibyo ari gukora. Ibyo by'ubwenge nta gaciro ntaye kuko ntazi gufata, ntazi kubanza amatasi, ntazi gukorera ibibabaje ahubwo ahera ku bitababaje. Ibyo bintu nawe nta kibazo ntukavuga. Niba uri kumva ushoboye kujya wigwa uri kureba ibintu ukabicangacanga, ureba ibyo gucangacanga utashoboye akazi wanakaye. Oya ma were ko ntabwo ngiye bijya aho oya ahubwo reka mufashe. Mufashe ibintu bive mu nzira mama. Umunyeshuri ntabwo ushinzwe kumontorera igihugu. Haguruka aho kuba ahubwo ni nko kunyura. Direka mfashe umukozi.
ndavuze ngo we ugomba kumenya iby'ishuri genda mu bitabo n'ikayi n'ikaramu birahari usubira mu by'amazi n'ikindi ariko mayi nawe rwose ndabona usigaye cyangwa hanyura ahangaha ugende kwiga kanigendera jya muri etide wige ubushize narakwigishije nkwereka uburyo uzajya urabanza amatasi wakurikiza amaduru ibintu byose ukabikora neza nk'umukozi mu rugo urangije uri gufata ibintu ukabivangavanga iby'amata ibiryo byose ugashyira mu bikoresho kimwe kandi ibikoresho babyi kubona uno mukozi ari kunyicira akazi pe bose rero umwana wagereze ari kunyicira akazi kandi njyewe nashatse umukozi ngira ngo ni umukozi uzi gukora ushoboye akazi uzajya ukora ibyo mubwiye byose kandi rero umwana wanjye ngiye kumwirukana ariko mushakire umukozi dushaka umukozi uzajya ukora akazi neza ariko mayi rero kamubwire nta mukozi nabi mbese rege uca bugufi ubone ko ibintu bishoboka rero umukozi ni umuntu nk'undi naribirye pe narebye mbona ibintu ari kubikora neza ahubwo weho impamvu ni uko utari kubikora ngo urebe ukuntu bimuvuna ni ukuri mama ihangane umufashe umubabarire irya none ntabwo azongera reka njye kumwigisha ukuntu agomba guhanagura ibikoresho ahubwo ushaka wayireka nanjye nkajya amufasha nkamwerekera kuko erega nanjye ejo cyangwa ejo bundi hari igihe ubuzima bwampinduka ukuri mubabarire ngwino tugende umwerekere turebe koko ari bubishobora umwereke ukuntu agomba guhanagura ibikoresho ikintu kiri kumunanira cyane mu guhanagura ibikoresho oya mama ahubwo ngwino twe twicariye muri salo ibyo turaza kwimuganiriza imirimo yarangiye se muhawe waje nkakubwira ra isumize se mama noneho muri iyi minsi ubona nta kibazo ntabwo byoroshye n'ubundi kugerageza uko ashoboye kose ariko gutunga n'ubundi nkabona ari kwifata nabi mbega muri make wajya wihangana none se urebye rero se mu rugo ntihagana ntabwo ari kure buriya muri iyi minsi hari ukuntu uri kureba imico yawe imyitwarire yawe nkabona ni myiza nkumva amarangamutima arafasha muri iyi minsi nsigaye ndi kugakunda urankunda se ntabwo uramenya ko dukundana nazanyitira oya mama se mama nta kibazo nta bigoye biriho gusa njye nyemera niba wankunda tugakunda nanjye ntacyo byaba biri ugukunda nagukunda pe nta kibazo nanjye ndagukunda ariko mama wawe nabimenya azankuramo umwuka wapi icyangombwa ni ukunkunda umura weho niba unkunda umurabyo uzagenda neza kandi mama ntacyo yagutwara humura nzamwigisha si mama se oya ntacyo yagutwara oya humura n'ibintu nzajya amufasha hano mu rugo ibintu byose mbese hoya nta kibazo ufite ubwoba iyo ubona uri kumucukira umuhungu ukanshukira umwana muto w'umunyeshuri muri uru rugo nakuzanye kugira ngo ube ikigusha cy'umwana wanjye mbwira se nyine nawe mbabarira rwose ntabwo ngenda ishaka n'undi munsi rwose twari turi kuganira rwose nta kibazo nta n'ikibi twanakoze rwose ntabwo ndi kumushuka ntabwo mbabarira rwose ntabwo nzongera njyewe ntabwo bishaka kujya muri ibyo akamaro bishaka ntabwo nzongera rwose nongera kumumbana nawe rwose uzamugira inama ntanagiye kurangiza kaminuza action ko nakubujije kurangariza umwana kuki uri kurangaza uriya umwana wanjye agiye kurangiza kaminuza none ubaye ikigusha ntabwo nabikubujije ntabwo uzitwara neza icyo mubwira ngo uzajya witwara neza nongera kumbana nawe rwose mbabarira mbabarira umukobwa witwara nabi ibyo bintu nkora nkwigisha buri munsi nkagukora buri munsi ugomba kumenya akazi kakuzanye ugakora nkakwishyura
none kwikondanira n'umwana wanjye ugiye kurangiza kaminuza ubu mubujije kurangiza kaminuza ntabwo nzongera ko nzongera kubonana n'umwana wanjye nkabona uri mu gakungu njyewe nzahita musezerera kuko ibyo simbishaka genda urakoze magusha genda nyine mama karanumwana wutese meze neza none se ko nari ndi kugira ngo tuganire hanyuma ubu uri kumva aricyo ushaka kunganiriza mwana none mama urebye muhawe nubwo ari umukozi wa hano kuko naramukunze namukunze si uri kubona namuresha cyonyine muhagararanye nabona munaresha mbese kureshya hari ikibazo kirimo mama icyangombwa ni uko mukunda ibyo bintu ko ntari ko byiyumvisha ubwo wamukunze kuva ryari wamukunze kuva nka ryari kuva nava ku ishuri naramurebye mbona ni umukobwa mwiza witonda ufite imico myiza numva ndamukunze mbega ikibazo ngize we ibyo bintu ndi kumva bihungura umwana wanjye ndi kuri umunyeshuri abizi igiye kurangiza kaminuza urabura umwaka umwe wenyine ntabwo akagiye mu bintu byo gutegura ibintu by'umugore kandi wari ukiri ku masomo oya mama kuba mukunda ntabwo bivuze ngo leta mugira umugore wapi nzahama mukunda kandi no kwiga mbanze mbisoze ubundi nzi nshaka akazi tuzabona ububana hari ikibazo kirimo mama ibyo bintu ni ibyo kwitonderwa ntabwo ari ibyo mama ndakwinginze ntabwo nahita nkura umwanzuro njyewe nzashaka naswo kuko niba wagize uruhare runini mu kukurihirira mubwire kuko wageze igihe cyo gukundana nyine wakunze se ubona muhawe atari umukobwa mwiza witonda mama ni ukuri hangare n'umukobwa mwiza witonda kuba wenda yitonda yarakwitondeye ntabwo ndi mu marangamutima yawe nta nubwo nanjye wanaguhitiramo ariko ngewe nkurikije ubushobozi maze kugushoboraho nkaba nkurikije ko uri umunyeshuri ukiri ku masomo ukumva ugahita ujya mu bintu by'urukundo kuko iyo ugeze mu bintu by'urukundo uhita wibagirwa n'aho wari ugejeje n'amasomo ukibagirwa njye ndabizi kuko nanjye narizi oya mama humura naribi bizagenda neza hari ikibazo ibyo bintu ngewe nkubwiye ko umwanzuro nguhaye ndabiganira naswo numve ko abyakira ubwo muzaba mubimbira cyangwa nzaba mbasubiza ngewe